2024 ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa nibwo ryategetse amakipe akina mu cyiciro cya mbere cy'umupira w'amaguru kugira amakipe y'abatarengeje imyaka 20 ari nayo yakinnye shampiyona y'abato. Gusa abasifuzi barenga 50 bayoboye iyi mikino y'abato bavuga ko batigeze bahabwa agahimbaza musyi bagenerwaga kuri buri mukino basifuye kangana n'ibihumbi 20 by'amafaranga y'u Rwanda, cyane ko imikino yose yo kwishyura nta faranga na rimwe bigeze bahabwa. Zibo muri junior barenga 60 faranga twagenerwaga nka transport ndetse wenda nayo gutunga mu gihe bagiye kuri match, ariko amareturu cyangwa se imikino yo kwishyura niyo tutarabonera amafaranga. Nishyuza amafaranga ibihumbi 480 bihwanye n'imikino 24 n'aba narasifuye. Kwanza nta nubwo arizo muri returu gusa nizo muri are zimwe ntabwo bigeze baziduhembera. Nawe baze match 35 zose bataguhembye mu match nimwe. Kuva Kigali ukajya gukora match Gicumbi, ukava Gicumbi ukaza Kigali, ukongera ukava ukajya Bugesera witegeye ku matike yawe nta tike baguhaye. Kwabaza muri Ferwafa nabo bakatubwira ngo nitubaze uwo wadupangaga ngo ntabwo ikibazo kiri muri Ferwafa. Kugeza muri kimwe cya kane ntitwigeze twishyurwa, kandi muri iyo mikino yose ubwo tutigeze twishyurwa twebwe twagiraga ibyo dukonsoma dutakaza. Bavuga ko kudahabwa akagahimbaza musyi byabagezeho ingaruka zirimo ubukene, ndetse ngo abagerageje kubaza ntibongeye gushyirwa ku rutonde rw'abasifuzi bazongera kwifashishwa. Nk'umunyarwanda n'ujya uvuga ngo nta n'icyani so Museveni nigeze mbona, nta n'igikoroto byose warimenyaga kuva wava mu rugo ukagurutse mu nzu yiwawe kugera ku kibuga kugeza utashye. Nta cyizere dufite kuko abategurwa liste zitangwa z'abajya gukora ikizamini cyangwa se test bemerera kuzakoresha shampiyona ntabwo twibonyeho. Ku rundi ruhande bamwe mu basifuzi ngo batinya kugaragaza ikibazo cyabo, batinya ko nabo bakurwa mu basifuzi. Urumva nyine abantu basifura muri junior harimo n'abanyeshuri biga muri segonderi, ariko basifuzi nta kintu bakwirwa bavuga ko wenda ko ayo makuru ushobora kuyatanga bikankoraho nyuma tungatwe tukiri bashasha. Basaba ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa guha agaciro akazi gakomeye bakoze bakabishyura akagahimbaza musyi. Nkanjye ku giti cyanjye ngo ndishyuza mu 220, turifuza ko batwishyura bakaduhemba amafaranga bakaba banadusubiza no mu mwuga natwe tukaba twakora nk'abandi. Turifuza ubuvugizi ko twakishyurwa ayo mafaranga. Nukuri turifuza ko mwatuvuganira ibintu bya siporo n'ubundi nabyo mubimenyereye, wenda mwebwe mwatubariza bo hejuru nkamwe bashobora kubatinya bakaba babasubiza. Hakizimana Louis, komiseri ushinzwe komisiyo y'abasifuzi muri Ferwafa, ku murongo wa telefone yabwiye TV na Radio 1 ko habayemo gutinda ko abashinzwe imikino mu mashuri babakoreraga raporo, ariko mu gihe cyavuba ngo barahabwa aya mafaranga yabo. Nibwo bwadezinyaga